Rwanda CDA Imzi. Nejejwe no kongera guhura nawe, w'inshuti muvandimwe ukunda kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Amaraso ni ikintu gikomeye ku mubiri w'umuntu. Nta maraso nta buzima. Twese turiho kuko muri twe dufite amaraso. Twese nubwo turiho dufite amaraso, ariko habayeho amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso y'umwana w'Imana, yo yonyine gusa Yezu umunyabyaha niyahanagura ibyaha byose mwene muntu yakoze, maze akitwa umwana w'Imana. Hariho indirimbo zo guhimbaza Imana zitandukanye zivuga iby'amaraso. Imwe muri izo ngizo ni indirimbo ifite ikibazo kivuga ngo NIKI Cyankiza Ibyaha. Ni indirimbo ya 63 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Kinyarwanda. Yahimbwe n'abantu babiri, uwitwa Robert Lowry wabayeho kuva ku itariki 12 z'ukwa gatatu mu cya 826, yasinziriye ku itariki 25 z'ukwa 11 mu cya 899. yaramye imyaka 73. yari umugabo w'umunyamerika. Undi yitwaga William Dowan. Aba bose bamenye Yesu kandi bamwiyegurira ubwo bari bakiri ingimbi, bakiri bato rwose. Robert Lowry yari umwarimu w'ubuvanganzo ku ishuri aho yigishaga. Yari umubwiriza butumwa w'umubatisita, akaba n'umucuranzi kandi akaba n'umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nyamara muri ibyo byose we yikundiraga kuzibera umuvugabutumwa ukomeye kurenza kuba umwanditsi w'indirimbo n'ibindi. Ariko mbega uburyo hashize imyaka irenga 100 indirimbo za Robert zakunzwe cyane zikamamara. Robert Lowry uyu yari umuhungu wa Crozier Lowry. Robert Lowry yari afite umugore witwa Annalise Loxley. Robert Lowry wamenye Yesu ubwo yari afite imyaka 17 gusa, ndetse na William Dowan banditse ino ndirimbo NIKI Cyankiza Ibyaha hari mu cya 876. Ariko iyi ndirimbo yaje kumenyekana imenyekanishijwe n'umugabo w'umuhanga witwaga Cyankiza ubwo yayiririmbaga mu materaniro yari yabereye ku nyanja ya Grove, Ocean Grove, New Jersey. Maze imbaga yari iri aho ngaho irayikunda. Kuva ubwo yabaye indirimbo iryoheye amatwi ndetse itangira kwamamara kugeza uyu munsi. Iyi ndirimbo yahimbwe hashingiye mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 22, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Niyo mpamvu babazaga ngo NIKI Cyankiza Ibyaha? Ni amaraso yawe Yesu. NIKI cyankiza rwose? Ni amaraso yawe Yesu. Nta kindi cyantunganya, ni amaraso yawe Yesu. Nta kindi kiro mfite, ni amaraso yawe Yesu. Nta cyansembaho ibyaha, ni amaraso yawe Yesu. Nta byanjye byamboneza, ni amaraso yawe Yesu. Ni wowe niringira, ni amaraso yawe Yesu. Ni wowe umpa amahoro, ni amaraso yawe Yesu. Nje ngusingiza cyane ku maraso yawe Yesu. Mukiza urakarama ku maraso wamviriye, maraso atunganye niyamboneza rwose. Nta cyampa gukira nk'amaraso y'umukiza. Mbese hari icyaha gikomeye wigeze gukora rwose ubukumva Imana ntiyakubabarira? Ese ni ugusambana? Ibuka Dawidi, ariko yarababariwe. Ese ni ukwambura? Ibuka Zakayo, yarababariwe. Ni benshi bagiye bakora ibirenze ibyo twe dukora, ariko babikiwe ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, amaraso y'umwana w'Imana arahagije ngo ubabarirwe. Izere Yesu ubone kunesha. Imana iguha umugisha. Yari Jacques Lamec. Rwanda CDA Imzi.